tega neza tega no no Hey, hello guys, umva nyuma y'umukino wa Kisoro Disi hajira turorota umva twabunuje ubu ngubu nta n'amasito twambaye n'amakariso twayakuyemo kuko nta muntu bamena amazi yambaye kariso 10 mwe muduhanga amaso mwe mureke ko tubakorera akantu ka danje ntabwo kirashira dare ni babiri Manu zikumenyemo neza abantu. My name is Obje Diane ndi muri uyu mukino nanjye wa turorota ewana umva murere ko tunabata show ya danje ubu ngubu. Hello my name is Wizo ewana uyu munsi noneho tubafitiye umukino witwa True or Water ewana tugiye kubaha ibintu byiza cyane kabisa. Hello guys uyu munsi tubafitiye umukino nitwe Ingabire Josephine tugiye kubata show. Hello guys my name is Alliance hano ni kuri day to day tubafitiye umukino witwa True or Water mwe mukurikirana umukino tubatemo akantu ka dance. Hello guys uyu munsi tugiye kubatamo show mba True or Water mwebwe subscribe ubundi hashye. Uyu munsi aho twabazanye umukino fresh kumenaho amazi tayari umuntu udafite amazi noneho tugiye kuyameza fresh mbaza ngo witwa gute guys ubu ngubu rero tugiye umukino wacu kuntu umeze tugiye kujya tuzirika umuntu agatambaro mu maso afata umuntu hano avuga izina rye uraba tamuzi hey bro hana amazi arakonje meza cyane ubundi umuntu wa mbere ahubwo nawe yicara tuye tunamutamo la wow champion wacu oh my god Hey, katurebe kurenze. Ingabire. No! Nije kubanza shiri. Ntabwo cyari cyashira igikombe. Mana we this ako do fata piece asura amenya ikiganza cyawe kiri okay bivuze ngo ntiwarebaga twatestingaga kutareba kutari kutwiba ngibanga rikomeye cyane muza nibiganza hano kwa Yezu nyine muheba ba penitence ya mana we ni Wizo. Yes urabikoze bro urayatotse rero wari kugusuka ibase yose Wizo ni wote charanga ni wo epo Igo wazajya vuga azajya itecaranga icara Yes baby I'm so sorry I love you you know man asaza mano kwiyorera amake sugira uryo amazi asa namwe ko biyavuga twengo namazi dufite namwe nayo mufite Reka nkubwire ubundi mujye mukunda amazi muravoma se ubu tugiye kuvoma we kumva imbeho nyinshi nta n'umwe nzi utangiye udushya ugahe ko nambaye baranakubaga ariko burya ndakumira amazi musore wanjye ufite amazi ewana yakeneye sawa wowe ukeneye amazi aho gufata behind camera bitwaye iki sito bibuka ubuze twe turabazi Byasenze uyu nguyu ikintu cy'umumero. Ingabire ushana amazi ukeneye we
umusore wanjye nta mazi afite nta mazi ukeneye nta mazi akeneye wa musore wanjye nta mazi akeneye walahi reka turebe ko tutari kure wa muntu icyambere bajya kugushyiraho igitambaro uri kuba wabumbye amaso uri kuba wayabumbye mwamwe ashaka kumanuka tatwiba ntago nese kwitubumiriza bamwita Ingabire ufite amazi cyangwa amazi ufite Ngabire kongerere cyangwa tukuhaka yo ufite kanze nyako Roze navuze ngo bakongerere yarabona uyakeneye ndaje nyakwaka ufite amazi make koko niko uri kubyumvamo ahubwo ngiye mu yanyaki okay sawa twagiye bamwita no Vuga mu izina rya Yesu wagezeyo icaro cyakomeza ntabwo ufata ndahita ndahita ninyarira bihuriremo siko Ngabire koko nta mazi afite ntayo ufite urayakeneye pe Gaju narinya kumenya ubundi bakahita hahira rimwe Gaju ntabwo wizo mbaya wewe witwa Choga nitwa Choga njye nitwa Choga Ingabire ahubwo wese kugira ngo bagutsinda twagiye wowe utakumenya utwo waduho uranabyambare wewe wambaye bikini kintu ubundi nabirenze sama y'imvura turaje tukongerere kundeba se kanoni kangahe kigaragara nturi kumbona oya buretse barabura amaniga abantu kuradukeza Choga no you no aracyashya fata ku mazi twahageze ku kivu fata ku mavuta ingofero so igiye ureka mbajije Pamela ntuze kundaburiza ngewe senze ndukiza zimeze nk'izihinga ibijumba ibaze ko ubonye umukobwa ukamubonamo umuhungu urabyumva abakobwa baranga ko n'amazi bafite barumiye ngo yitwandera mbaya fata ku mazi mavuta turimo turabatiza uyu bamwita Wizo uriya niwe mbaya ako ni yitwa Choga Rozi ubona urahita ukurikiraho guma ariko swajya man simvuga ibishegura nagushaka ko turibona ku mukunzi wawe atagukunda ahubwo wihoma kandi nukuri turashobora yaguhize cyane wowe gusa uyibona nagushaka ko tubimenya ko wifata ugasohoka ugamije kwifotoza wambaye ikanzu y'umukara yambaye ikanzu y'umukara ntawo hari
ninde ongera ugerageze tuguha amahirwe andi mahirwe ya kabiri gerageza mbe nyora amazi ndamwakiwe apo Diane no ubatizwe ku izina rya Nyagasani. shatura kubabariye pe Ayo mazi nongeye kuyamena. Aya mazi arajya mu bantu batarajyaho nihagira ujyaho. Jya kwicara. ugena hereye. Mwambike. Rozi wewe ntabwo uri bukoremo ko ufite akaganzo gato gakoramo nyuma. Mwambike. Yesu coga ari kureba. Aya ariko nagaba ariko nyuma yo badufatika cyane pe tutose. Shawe barayigufatana neza. Yesu. banza. Umfasha no kugengengeye ko. iki kiravuga gihagaze imbere yiwe Sinuki ko nazumva neza shumva ko niyigendera noneho coga arahagorewe tu amazi agiye kuyafata gukora ku maboko no ni intoke gusa uko nguko nde no mu nzara aha Ngabire yose yami uretse imbere ko kutashikiga ngo twaziye Uracyahari. Wewe niba yakumera right. ntabwo neza ninde hora ninde ugukozeho ayo bamwita ninde ugukozeho Zepira Zarira bamwita Diane Icara muri biki. Ayo mazi nimwongere kuyamena mu mbabare ariko. icara Nimwongere kuyamena gumiwe. Sit down. mundo uyu munsi Icara ahubwo ntabwo Rozi najyaho mbere kugira ngo udahita umumenya. icara nagareba ntabwo uri kutera bagukorera ibyo wakoreye abandi shi tanga intoki baguhereze Shayi nunu usanze pe ni Ngabire. je birambabaje ndababaye wenda shavuye kwe birambabaje kuba Uretse hari umuntu utarajya waburetse. Wowe. Oya. Satsinzwe. Ni ujya. Ese nyine jyewe natsinze. oya niyo hora ninde ugiye kugukoraho Turabure. ni Diane Diane ni wongere icara nice banza wicara n'ubundi nta n'amazi bakumenyeho aka kanya ubwo ugiye kuyamenwa
Sha noneho Diana amazi ubwa mbere twasanze uyafite urayafite ari you ready Sino ninde ko numva ari kunyerera akakomera uyu we ninde ugukoze ninde we ni Pamela. Sha Diana afite amazi tu sha iyi ntebe oya Diana afite amazi nta yandi ushaka ahantu uko wuzuye Wizo. Wow. Fata ku mazi musore wanyu amazi urumva kiyakeneye sawa uri kumambira cyane turaza kujya turebe ko utaba tureba neza sha wasanga ufite kamera mu maso yawe Ariyo. Alliance Reka. Yes. Icara. aha bebe Alliance. Vietnam wanjye bimeze ufite ubwoba ufite amazi ufite nyasha n'amazi Harimo menshi. baje ubibone katurebe ko nta yandukira kireka ngakoraho ngewe koraho iki ariko ruzinengarire de kumena umuntu amazi wagira ngo bafitanye beef aha twagiye fora ninde aha wow nanjye kubyemera bari kureba reka bakigupfukure Ibase. ubanza kugumiriza amaso umva mbabwire uravuze ngo witwa nde gaju umva ubusa duceye uno musita ntago ari kuba waza amazina Kubamenya. njye nitwa Diane njye nitwa Diane uyu Alliance. Rosine Wizo. Pamela Choga. na Uwo w'inyuma yawe Pamela. urabarebe sura bumva ahubwo nanjye nyumva twumve ko baba njye baranze ubundi njye mfite intoki zitandukanye n'iz'abandi aka Rosine ko ni kagufi niyo mpamvu nari umuntu uri bukinine nawe Rosine kuri gutitira yabuze umuntu amenaho amazi uretse Ibase. ntago ari kuri we shut up Icyo kintu kiravuga ngo nari kure. Kigatangirwa. kano ko gutirisha kabahera tubwire tega bakumene kanisera ko nta kariso wambaye kuko niba wambaye kariso hagiye gushya uraza kurwara tu nizere ko amaze kujyamo nk'amazi ijerekani tu nizere ko nta ukeneye noneho tsinda kanisera ko nta kariso irimo
umva amazi wayabonye ahagije ushaka wanarekera kubera mu nzara Pamela agiye gukuramo imyanda sha urayabonye none wayo washaka kurayabonye Pamela ajyaho aya mazi nsinshaka ko muyamena ndashaka ko aguma ntabwo icaramo hano turi koga twagiye muri picnic y'imvura njye nayoza amazi abakobwa bayamaye ubu ngubu ngende nakopera none mbuze kunkopera koko mana nyagasani ibitoke ugira ni iby'umuhungu kweri urinde wakanyagwa wambabariye ntibameneho amazi uyu muntu ndiko numva ari umuntu w'imusanze manu uzi kumenyamo neza abantu pata ku mazi tukubatize wowe happy birthday mazi fata amazi tukubatize ubu twageze kwa pasiteri imvura pasiteri amazi Wow! Icara. Sit down. Nta mazi ariho humura. Wabivuze ko ufite menshi. Nanjye ndahari kugira ngo ngire gute. Humiriza. Wahumirije? wewe mwana we tabara umwana wawe we wavuze ko ufite amazi menshi ubu none uritegura Yezu umwami wizuye we Bikira Mariya mubyeyi w'ikibeho tabara umugaragu wawe ndapfe baraye mana we usirorone bakwitate imwe gatatu Pamela we yayacenze umenya aho bubiri kandi ari kuyacenga oya kuyataruka oya arimo kuyataruka nta ibyo gutaruka amazi yagiye kumaro nongera kwicare aha wavuze yuko ufite amazi menshi ko numva atangiye kugushirana atangiye kukongerera aya warashyuye yuko twagiye ko muri guhunga kamera mwebwe ko muhunga kamera muri kujyaho inshuro nyinshi bajya Pasiteri amazi wapi
Tega neza. Tega. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wihogora mwana wanje. Zajya hejuru. harabura rimwe kugira ngo nutsindwa rimwe. Aya n'ubundi wavuze ko ufite amazi menshi we na inyaro yagabaye. Are you ready? Yo kumena amazi. No. Ufite ubwoba? Ndakonje. Wari wakonje se? Wari wakonje se? Twagiye. Let's go. Sha ikigaragara amazi ararwije. Ajye hoye. Subiraho wowe. Wowe. Noye. Sorry. Wapi na wapi? Ko murugunga kamera muzamuka hano. Mwagonderanye ngaho muziranye. Mwese ndabona murugunga kamera ariko mwakwaje hano mukajya muri kamera mwe. Muhunga kamera. Hano harimo ruswa. Subiraho. Cyaho sha. Ndabazi. Ko buriya mundi nahano kuzanjye ntago waci. Uvuze ngo iki? Numena mu mutwe. Ntago tumena mu mutwe humura. Ingi. Hello. Hello. Umiriza. Fakutazirika cyane ngo nyicamo. Have. Ndayakumena ariko. Usuko njye no kumanuka hari ahabo. Ngiye kurwara grippe. Nawazana mamushasha. Katurebe ko mu nzara harimo maje. Pamela. Wowe nubanza tukitwariga ni dutoya bahita bakumva. Let's go. Ntacyo uri bube amazi yishe. Wewe wapfa kubera amazi. Oya tugiye kukumenaho icyayi. Gatatu karangiye ninde? No! Ibyo mwangoye ntabwo ibyo mwangoye ni mubizi. Amahamwe
icara ngiye kwinyarira mwana noneho nanjye ndayakumenaho uretse ku muntu ufite ubwoba kamera ariko kamera ari kuhakamura barawe uramanza utsindwe rega humiriza sinzira yaha mwadusutse no mu bisusu byacu mwebwe muri aho mwe muri kwizunguza mutarabasukaho uzi ko ibisusu cyanjye cyatose ni ku gahanga nta musatsi zamura amaboko yawe ntukore ku musatsi we ntutume akora ku musatsi ntago tubyeme wakoze ku musatsi wakoze ku musatsi mwongere muzirike umva ntabwo icyo gisusu cyane hano gutya gusa niba burayi nazamuka nashaka gukora ku muntu nyine wowe kandi umuntu arajya ajya gukoraho ajya amushyira agahanga kiwe unamisha agahanga ahubwo hagira umuntu arakwikozaho ikiganza gutya arageza ninde ukurikira kaza tukarangerekera no njyewe uzi ko reba we ninde wari waje uyu nguyu umirizo naho uri barayakumenaho pe humiriza we yagiyemo pe ihangane bibaho nanjye arimo shudo nicoka no fatariza usukire nta cyangwa usukeho nabi gatega ntabwo kirashira ni batatu ye none se urava udatsinze wumutse wowe uri kwiryagagura ninjye namutse turagufatira kamera gaje wow asa gaje nawe waragowe ubu nkaho ugarutse hano wishawe bamumenyeho kenshi pereka wajyeho umuntu bataramira amazi mwese ndabazi ntabwo wareba ivanga ngo uyifate hambira umwana w'abandi gahora umenya kuko uri guhambira cyane umuntu wajya kuganira na mama wawe mbere gahora udahuma iri gahanga ke naze umva umeze uti amazi Diane n'akanya kariranga se
mfite gatoya cyangwa mfite kanini ariranga muce kandi gato ninde babwijyaho ako wizaremo arahunga mani wizare guhunga banza ujyeho munizi ngo tujye kunyara yicaye bundi hano ku mazi ntawe wabimenye ajyana amazi ari kumanuka ihangane ubikore witonze umiriza arimo koshara umva ntihagira umuntu byose byatiye aze ko mutajya kumona mu rugunga kamera wambaye ikariso nawe utavuga umupiramo ikariso urayambaye ngapi uzaba uri kuyikoresha nk'umuntu udashyiraho ntabwo ndi kumenya aho kari kotora dukomera amazi cyangwa ukuri uhaguruke oya ni ntoya warengeje gatatu oya ntabwo ari gatatu ni umwana ndi kumwibagirwa izina namwibagiwe izina amazi mvavu uretse ntabwo ari amazi navuye indese nge bamvuze sinzi kakuyeho none se ntibyirangiye coga wow umwana arabatijwe kwa pasiteri tuguhe n'inyongezo mumennyeho tuguhe n'inyongezo uko mukozemo muri benshi bahise bakuvanga umuntu uramvanga kandi njye nyine nakuzemo njye nakuje biga kimwe na kimwe reka twakubonye iyo ikipe yatangiye kugenda bagomba kuyataka gahita ivamo muve muri telefone muhagarara kuri kabisa muhagare kuri kamera kano niko ka nibaze ko ari uwanyuma no muntu ako sha mura y'amazi naribi naribi mbere ya kamera kamera bavuze babiri amazi ntabwo bwemera hose bundi ni yewe ngiye umiriza umve cyane oya waka kane kawe ni katoya ni ka kana ka Diana icara tukubatize tukubatize tugire impuhwe kandi zigire n'isi yose maze tukubatize nuko Yesu aravuga ngo mumbatirize uyu mwana ku izina ry'Imana nta mwana ari umutagatifu amen
muze turire abantu bamenye amazi. Pamela guys mwabyiboneye umva Yesu Kristo w'i Nazareti we umukino urangiye ariko umva yari show ya danje gusa mudushake na paracetamol kuko turaza kurwara jewe malariya iranyishe n'ukuri kw'Imana ndapfuye mujyane mwasehashe ni ukuvuga ngo hano turabatiza abantu badafite amazi tukayabaha. Uyu mukino wa fresh turabasaba gukanda subscribe kuri YouTube yitwa Day to Day mukazajya mubona umukino buri wa mbere twawubatakajeho. Bye bye.